Nshuti bavandimwe, reka nongere mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Twongeye kugira muri wa mwanya mwiza, wa mwanya twicara tukiga ibyanditswe byera mu ishuri ryo ku Isabato. Reka mbibutse ko tugeze mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka, ariko noneho tugiye kureba icyigisho cya kabiri. Mbese icyigisho cya mbere cyavugaga cyangwa insanganyamatsiko dufite muri iki gihembwe ni iyihe? Dufite insanganyamatsiko ivuga ngo kunga ubumwe kw'ijuru n'isi, Yesu Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi. Muri make, Yesu Kristo yunze ubumwe hagati y'ijuru n'isi. Ahangaha tugiye kuzibanda muri iki gihembwe mu Bafilipi n'Abakolosayi, ariko bitabujije ko tugomba kumenya ko Yesu Kristo yunze ubumwe n'ijuru n'isi. Muri make nitwe yunze ubumwe n'ijuru n'isi. Twibuke ko umuntu yari yakoze icyaha, kandi noneho rero ibihembo by'ibyaha byari urupfu. Yesu Kristo kuba mu nama agakiza yari yarateganije ko azaza gupfira umuntu naramuka akoze icyaha. Nuko byagenze rero, Yesu Kristo araza aradupfira tumaze gukora icyaha. Ubu dufite ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo, ariko tugomba kubanza twamwemera, tukamara kumwemera noneho tukemera ko akorera mu bugingo bwacu, akaba ariho bisobanuka ko twemeye bwa bugingo yaduhaye. Rero ubu twabonye abatubanjirije mu murimo, twabwiwe ko ngo baratotejwe mu murimo, ngo ariko ntabwo baretswe. Bishatse kuvuga ko n'uyu munsi wa none mu murimo umuntu agomba guteseka, nta kundi byagenda, kubera ko ni muri rwa rugamba hagati y'ikiza n'ikibi. Ariko noneho duhumure, ntabwo tuzarekwa niba turi mu murimo wa Data. Twabonye Pawulo mu nzu y'imbohe yaratesetse koko, ariko yakomeje kugira umutima utamucira urubanza. Pawulo yavuze ko yagombaga kwishima igihe cyose, nk'uko mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 4 havuga ngo muhore mwishimye iminsi yose. Rero ngera avuga ngo ndongera bivuze ngo muhore mwishimye ngo iminsi yose. Pawulo yakomezaga guhora nawe yishimye iminsi yose, natwe adushikariza guhora twishimye iminsi yose, ariko mu murimo. Twabonye ko kwishima bitandukanye no kunezerwa, kubera ko kwishima byo ni ibintu twagombye guhora dufite. Twagombye guhora twishimye cyane cyane turi mu murimo, ariko noneho kunezerwaho ni ikintu cyiza, kikaba kidasanzwe cyiza, kikaba kirakunejeje. Wenda ni mu kazi, noneho wenda ubonye promosiyo iragutunguye, irakunezeza, iragushimisha, ariko inarakuneza kubera ko n'ibintu bigutunguye binejeje umutima wawe, cyangwa umuntu akaguha kado kadaguhaye ineza umutima wawe, ariko ntabwo ari ibintu bigira gute bihoraho. Ariko no kwishima ko tugomba kwishima iminsi yose, ariko turi mu murimo, kubera ko ngo yatangije umurimo muri twe izana urangiza. Reka rero turebe icyo dufite muri iki cyumweru. Kivuga ngo iki? Kivuga ngo impamvu zo gushima no gusenga. Ubwo ni ku Mukristo, ni kuri Pawulo, ni ku Bafilipi, natwe twese impamvu zo gushima no gusenga. Turebe Pawulo we icyatumaga ashima no gusenga, impamvu yari afite yari iyihe. Reka rero mbere kugira ngo dutangire tubanze dusenge. Data twese uri mu ijuru rero, Mana ishobora byose kandi mubyeyi mwiza dukunda kandi ukatwitaho, turagushimye ko wongeye kuduha aka kanya keza ko kuganira nawe mu ijambo ryawe. Data uhabwe icyubahiro. Maze rero turakuraritse kugira ngo ubane natwe, wari utwigishiriza tubure wari uboneka, mu izina rya Yesu, amen. Ngwicyo nzi neza rwose ntashidikanya, nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe, izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Biboneka mu Bafilipi igice cya 1 ku murongo wa 6. Ni Pawulo kubivuga ngo icyazi neza adashidikanya ngo nuko yatangiye umurimo. Mu Bafilipi yabwiraga, mu Bakolosayi yabwiraga ngo yatangiye umurimo muri bo, wazi neza ko izawurangiza. N'uyu munsi wa none natwe, niba koko waratangiye umurimo, Uwiteka yaratangiye umurimo muri wowe, byanze bikunze azawurangiza. Mu gusenga rero hakubiyemo ibintu byinshi bitandukanye. Ku bantu basenga murabizi, abantu benshi bazi ko hari Imana, ku buryo umuntu yagize ikibazo icyo ari cyo cyose akayitakambira, iyo Imana imusubiza. Bise sibyo? Nibyo koko, ariko gusenga ntabwo ari ibyo gusa. Gusenga harimo gushima, gusenga harimo guhimbaza, gusenga harimo kuramya Uwiteka Imana Data wa twese, we mugenga wa byose.
Uwiteka rero niwe wo gushimwa, kandi noneho rero agomba gushimwa kubera iki? Niwe muremyi wacu, niwe muremyi wa byose, kandi niwe ushobora byose. Muri Yohana 3:16 haratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana we w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haro hatwereka ko Yesu yapfuye urupfu twagombaga gupfa kugira ngo twunge n'ijuru n'isi. Twari twaramaze gukora icyaha tubyibuke, kandi noneho ibihembo by'ibyaha byari urupfu. Yesu rero yarakoze, yaje kunga ijuru n'isi, tuhabonera umugisha, tuhabonera gukira. Mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 6 nk'uko twamaze kwibona, Pawulo avuga ko icyazi neza nuko yatangiye umurimo mu Bafilipi, yatangiye umurimo muri we ndetse no mu bandi bose ko izawusohoza. Kumenya Yesu rero ukamwakira nk'umwami w'umukiza w'ubugingo bwawe, kandi ukamumenyesha n'abandi, niwo murimo duhamagarirwa gukora, niwo murimo Abafilipi bahamagarirwa gukora, niwo murimo Pawulo yahamagarirwa gukora, niwo murimo n'abandi bose bahamagarirwa gukora. Noneho rero natwe umunsi wa none ni uwo murimo duhamagarirwa gukora. Niba rero ariyo yatangiye umurimo muri wowe, niba ariyo yatangiye umurimo muri njyewe, byanze bikunze nta kabuza azatubashisha no gukora neza, kandi tuzawurangiza nta kibazo, kandi tuzawurangiza nta kibazo izana ibidushoboza. Mu nzandiko za Pawulo rero arasuhuzanya kandi agashima Imana. Angaha hanyibukije uburyo twifata, ukuntu wenda niba ari kuri telefone, uyu munsi amatelefone niyo dukoresha cyane, ku buryo ku gihe cya Pawulo bakoreshaga, yarandikaga akoreza inzandiko zikagenda. Hari igihe wenda inzandiko zamoraga wenda icyumweru, ukwezi, se wenda amezi angahe simbizi, ariko noneho uyu munsi dukoresha amatelefone. Mbese iyo yohereje ubutumwa mugenzi wawe, umwohereza ubutumwa bumeze gute? Twese twitekerezeho, imbuga nkoranyambaga zacu turazikoresha, ariko iyo ushatse gusuhuza mbese mugenzi wawe, umwohereza ubutumwa bumeze gute? Aho numwohereza ubutumwa bw'amagambo gusa, bwo gusebanya gusa, bw'amatiku, bwo kunegurana, ubutumwa butashobora kugira ikintu bwamwubaka. Twige gutanga ubutumwa bushobora kutwubaka, bukubaka na bagenzi bacu, kandi no twifuze kugira ngo na bagenzi bacu baduhe ubutumwa bwiza bububaka, natwe bukatwubaka kugira ngo twubakane. Mu nzandiko za Pawulo we rero yakomezaga kugira ngo yarasuhuzaga, ariko akanashima Imana gutereka turi. Twabonye hatangira avuga ngo abera, mu kigisho cya mbere twabonyeho iyo atangiraga avuga ngo abera. Noneho kandi arakomeza akagira ati ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data no ku Mwami wacu Yesu Kristo bibe muri mwe. Pawulo yifurizaga ubwoko rwose amahoro, yifurizaga ubuntu n'amahoro biva ku Mwami Imana, dore ko nta wundi wabitanga, nta wundi watanga amahoro arambye. Kandi noneho Yesu yatugiriye neza, igitambo yemeye ko kitugeraho ari we witambye ku musaraba, ni igitambo gikomeye cyane. Rero yakiduhaye ku buntu. Ubwo buntu rero bwe n'amahoro by'Umwami wacu Yesu Kristo twagombye kwifurizanya ko biba muri bagenzi bacu, nk'uko natwe twifuza ko biba muri twebwe, nk'uko Pawulo yabikoze. Ngo dushime Imana se w'Umwami wacu Yesu Kristo. Yabyandikiraga Abakolosayi ndetse n'Abafilipi. Natwe rero mu by'ukuri dufite byinshi twashimira Imana, kandi twabonye ubuntu bw'Imana mu buryo bukomeye cyane, ndetse umwanditsi yaravuze ngo mu buryo n'abamarayika ubwabo batabasha kubyumvisha uburyo twahawe ubuntu. Rero iyo Mana iduha ibyiringiro bituruka mu rukundo rwayo, nta handi ibyiringiro iduha bituruka ni mu rukundo rwayo honyine. Natwe rero nk'abantu dushobora kugira icyo duha abandi, twiringiye ko icyo duhaye abandi bazakishimira. Muri make twiyemeze ko dutangira ibintu bifite akamaro, uzi neza ko ubu gihaye kiri bumugirire akamaro, kiri bumushimishe, kandi noneho natwe twifuze ko abandi baduha ibintu bitugirira akamaro, bidushimisha, bitwubaka mu buryo bwose, cyane cyane mu buryo bw'umwuka. Amagambo Pawulo atangiza inzandiko ze ari mu Bafilipi ndetse no mu Bakolosayi arabakomeza, kandi akongera imbaraga imibereho yabo mu buryo bw'ibyamwuka iyo basenga. Ubufatanye mu murimo ukwamaza ubutumwa bwiza burakenewe. Bwari bukenewe kiriya gihe cya Pawulo ubufatanye,
ariko n'uyu munsi ubwo bufatanye mu murimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza burakenewe, kubera ko umuntu umwe wenyine ntabwo yawukorana. Pawulo yakoranaga n'abandi kugira ngo bashobore kubusakaza hose. Reka turebe amagambo aboneka mu Bafilipi igice cya mbere ku murongo wa 3 kugeza ku wa 8. Turebe isengesho rya Pawulo iyo yabaga yandikiye abagenzi bafatanije umurimo, byabaga bimeze bite. Pawulo guhera ku murongo wa 3 aravuga ngo ndashima Imana yanjye iteka uko mbibutse. Uko Pawulo yibukaga bagenzi be, twicye ko Pawulo yari afunzwe ari mu munyururu, bagenzi be bari hanze y'umunyururu, ariko noneho iyo yasengaga ngo yarabibukaga iteka, ngo iteka iyo yasengaga arabibukaga. Kandi twabonye ko gusenga kwa Pawulo yahozagaho. None twibaze bariya bo bari hanze y'umunyururu bahozaga mu bitekerezo byabo cyangwa ku mutima wabo Pawulo. Mbese twebwe uyu munsi wa none niba hari abandi ngo bacu bafunze bazira ubutumwa bwiza, tubahoza ku mutima? Iyo dusenze tubahoza ku mutima? None si umuntu ufunze we yashobora guhoza bagenzi be bo hanze badafunze ku mutima? Natekereza ko ufunze aba avajwe n'ibye, kubera ko ndetse bagenzi be bari hanze nta kibazo, bafite uburenganzira bwose, ariko nta burenganzira gifite. Ariko Pawulo we ngo nubwo yabaga ari muri gereza, ahubwo gwashimishwa no kugira ngo asabire bagenzi be kugira ngo umurimo utahagarara, umurimo ukomere. Kuko hano ko basabiye mwese iteka ryose, mbasabira nezerewe kuko mwafatanije nanjye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza muhereye ku munsi wa mbere mukagezana n'ubu. Ibanga rya Pawulo turayibonye noneho rero. Impamvu yasengeraga bariya nuko bari bafatanije kwamamaza ubutumwa kuva igihe babwiriye ubutumwa kugeza igihe bakomeje gukorera umurimo, babujyana mu matorero atandukanye, bashinga amatorero atandukanye, bigisha abizera batandukanye. Noneho rero ngo kugeza n'uwo munsi Pawulo yari muri gereza, yarazi neza ko abo bene se bafatanije gukora umurimo. Niyo mpamvu noneho ngo uko yabibukaga, uko yasengaga, yabibukaga agashima Imana ku bwabo. Uwiteka natwe atubashishe rero kuba abakristo bazima. Niba mpfukamye nshima Imana kubwo abakristo bagenzi banjye, umukristo runaka n'abapfukamye ashima Imana ku bwanjye kubera ko ndi mu murimo. Mbese turi mu murimo. Pawulo ati icyo nzi neza nuko yatangiye umurimo mwiza muri nge izana gusoza rwose ngo kwiza ku munsi wa Kristo. Kandi noneho ngo birankwiriye ko mbatekereza ntyo mwese hatavuze mu numwe, ngo mwese ngo kuko mu ngoyi zanjye no mu mpaka ngira kurwanira ubutumwa bwiza, mpamya ko ari ubw'ukuri, ngo bahoza ku mutima nibuka ko musangiye nanjye ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana muri make bwa bundi yavuga ngo bubane namwe mwese, yarazi neza ko babusangiye. None akavuga ati abavandimwe banjye dusangiye byose, dusangiye gupfa no gukira, nagombye guhora mbibuka buri gihe mu masengesho yanjye nshima Imana. Uwiteka natwe rero ajya bidushoboza gushima Imana uko buke nuko bwije, dushimira Imana bagenzi bacu kubera bari mu murimo, cyangwa n'awasenga Imana bayishima ku bwacu kubera ko turi mu murimo. Umurimo twakomeje kuvuga ni uwuhe? Ni ukwemera Yesu Kristo tukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Kandi iyo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, byanze bikunze iyo ari muri we amuha n'imbaraga, amukoresha n'ibindi. Ntabwo ari ya mirimo twihangira gukora, kwa kwizera twihangira, ahubwo Yesu ari muri twebwe, ari muri ngewe, ari muri wowe, agushoboza ibindi utashobora kwishoboza. Ibyakunaniye kuvaho abigukuraho, ibyakunaniye gutunganya niwe ubitunganya muri wowe. Nuko rero uko niko gukorera umwami. Noneho rero niba koko yaratangiye umurimo muri wowe, niba yaratangiye umurimo muri ngewe, duhumure nk'uko Pawulo bivuze, niwe uzawurangiza. Pawulo yaravuze ngo Imana niyo ntanzeho umugabo, ngo yuko mbakumbura mwese mu mbabazi za Kristo. Pawulo yakumburaga bera bagenzi be kubera azi ko bafatanije umurimo Uwiteka ahabwa icyubahiro. Ku murongo wa 8 rero haratwereka ko Pawulo ashima Imana ku bwabo, kandi iryo sengesho muri make ngo rituma tumenya mu rugero runaka ukuntu Yesu atuvuganira mu ijoro. Muri make urugero rwa Pawulo rwerekana neza uburyo na Yesu atuvuganira mu ijoro. Kandi noneho dusubije amaso inyuma tukareba mu buturo bwera bwo kwisi, turabona umutambyi mukuru wabaga yambaye ngo kwikanzu ye y'umutambyi, ngo mu gatuza habaga ariho ngo amabuye 12. Ayo mabuye 12
yashushanyaga ubwoko bw'Isirayeli cyangwa yashushanyaga imiryango 12 y'ubwoko bwa Isirayeli. Birerekana rero ko abo bantu baga bari mu mutima we, ubwo umutima w'umutambyi urumvikana. Ayo mabuye yabaga ashushanya amazina y'ubwoko bw'Isirayeli yabaga ari ku mutima w'umutambyi, bisobanura ko umutambyi yahozaga mu mutima we abo bantu cyangwa ubwoko bwa Isirayeli igihe yabaga ari kubutambira ibitambo. Twibukire ko ubuturo bwera bwo ku isi bwashushanyaga ubuturo bwera bwo mu ijuru. Uko bwubatswe cyari igishusho mbonera cy'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Ibyabaga birimo byose, imirimo yakorerwagamo byose byashushanyaga ubuturo bwera bwo mu ijuru. Kristo rero nk'umutambyi wacu mukuru muri ubwo buturo bwera bwo mu ijuru ajyana amazina y'ubwoko bwe imbere ya Data. Muri make uko umutambyi yari ameze, umutambyi mukuru yari ameze, kandi noneho uko Pawulo yari ameze kuri bariya bafatanyaga umurimo bagenzi be, na niko Yesu Kristo mu buturo bwera bwo mu ijuru ari ku bwoko bwe, kuri njye nawe adusabira, kandi nk'umutambyi mukuru, kandi noneho nk'umucamanza. Mbese ibi byose kuri twebwe dushima Imana ko yamuduhaye, ariko noneho dusabe kugira ngo tumugire mu bugingo bwacu, nawe usabe kugira ngo umugire mu bugingo bwawe. Pawulo rero avuga ko shima Imana y'iteka iyo yibutse bene se b'Abafilipi, kandi noneho arabazirikana mu masengesho, nawe kandi yizera ko bamuzirikana mu masengesho, ko bamusengera. Nicyo giciro kumenya ko ufite abantu usengera, ariko nawe uzi ko bagusengera. Akenshi ubundi birarushya ubuze abantu usengera, ariko ntabwo ushobora kumenya abantu bagusengera. Rero tuba abantu basengerana, bifurizanya ibyiza, bifurizanya amahoro, bifurizanya ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, bifurizanya gukomezwa mu murimo, kandi nta gushidikanya twebwe kuko umutima twe kugira ubwoba yatangiye umurimo muri twe izanawurangiza. Mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 10, Pawulo avuga ko yafatanije imibabaro na Kristo. Twibuke ko wa munsi Yesu Kristo yabonekeraga Pawulo yamutumye kujya kureba Ananiya, ndetse Ananiya yaramubwira. Noneho rero ariko abwira Ananiya atuzabwire Pawulo ko nawe agiye kuzababazwa nk'uko nanjye nababajwe, nk'uko n'abandi barababajwe, ndetse na Pawulo abigizemo uruhare. Mubwire ko nawe agiye kuzababazwa, ariko noneho azahumure, usabana nawe azahumure. Niba njye utangiye umurimo muri we, byanze bikunze nzanawusohoza. Pawulo avuga ko arafatanije imibabaro na Kristo. N'Abafilipi rero biragaragara ko bafitanye umubano na Pawulo, kandi bari bafatanije mu mibabaro, kuko bamushyigikiraga mu buryo bufatika n'ubudafatika, cyane cyane mu buryo bw'ibyamwuka, nk'uko tubisoma mu Bafilipi igice cya 4 ku murongo wa 14 na 15, aho ashima Imana ku bwabo kandi akabasabira anezerewe. Biratangaje rero kubona Pawulo asobanura imibereho yari arimo muri gereza mu buryo bushimishije. Pawulo agomba gusobanura imibereho yari arimo mu buryo bubabaje, kubera ko twibuke muri gereza imibabaro ibirimo. Noneho Pawulo yungo barabobohaga amaguru n'amaboko, kandi bakabohera kungiga ngo y'igiti. Twabonye ko hari igihe Pawulo yaboshywe, noneho ngo akaboha akazirikwa ku musirikari. Urumva ko ni ibintu byari bikomeye cyane. Ariko noneho Pawulo we nubwo yari muri iyo minyururu, nubwo yari aboshywe, ntabwo ngo yahangayikiraga ubuzima bwe, ahubwo asobanuraga ko imibereho ye ari imibereho ishimishije muri gereza. Mu Bafilipi igice cya 1 ku murongo wa 7, Pawulo avuga ko iyo mibereho yatumye abona uburyo bwo kubona uburenganzira bwo kurwanira ubutumwa bwiza, ngo kugira ngo ubushingimize. Muri make kuba muri gereza kwa Pawulo ahubwo ngo yaboneyemo n'amahirwe yandi yagize kugira ngo ashobore kwamamaza ubutumwa bwiza. Biratangaje rwose, ariko ko twabonye ko ari byo. Hari igihe yamamaje ubutumwa muri gereza, kandi iyo gereza ngo igizwe n'abantu 14,000. 14,000 ni abantu benshi cyane. Twibuke ko niba ari igihe Pawulo na Sila baririmbye twarabibonye, noneho iminyururu bose abanyururu bose bari bambaye ibavamo, inzugi zarakinguka, ibyo byose barabibonaga. Rero Pawulo we yashimishwaga no kugira ngo akore umurimo muri gereza mu buroko, kandi koko byarakunze, yakoze umurimo. Ikibazo twakwibaza ni kimwe, mbese twebwe tugira ibihe bituruhije cyane, tukisanga turi ahantu mu bantu tutumvikana, tukisanga turi mu bantu wenda navuga ngo batwanga,
kubera wenda tudahuje imyumvire ariko cyangwa imyizerere, ariko none dukora iki iyo turi aho hantu? Mbese turababara cyangwa turishima? Pawulo twibuke inama tugira mu Bafilipi 4 atubwira ngo duhore twishimira mu mwami Yesu. Muri make twagombye kugera hose twagombye kumva ko nubwo bikomeye ariko Uwiteka ari kumwe natwe, atazatureka niba turi mu murimo, twe gutinya, twe gukuka umutima, twe guhangayika, ari kumwe natwe. Biragaragara ko rero Paul hangaha ntabwo yarashishikajwe n'iby'umubiri we, ntabwo yarashishikajwe n'iby'ubuzima bwe bw'igihe gito cyangwa by'igihe kizaza, ahubwo icy'ingenzi ko ari kurwanira ubutumwa bwiza. Kandi rero azirikana ko yatangiye umurimo muri we, byanze bikunze izanawusohoza. Iryo ryari isezerano rye, natwe uyu munsi wa none Uwiteka iryo sezerano atume turigira iryacu, tumenye ko yatangiye umurimo muri twe, byanze bikunze izawusohoza. Uwiteka rero atubashishe gukora uyu murimo hakiri kare. Uwiteka aduha imbaraga, Uwiteka naduhe guhora twishimye muri uyu murimo, kandi noneho tuzirikana bagenzi bacu, kubera ko umwanzi nawe arakaze, ashaka kugira ngo azabone abenshi bazanibukanwa nabo. Naho rero tube maso, dusenge kandi dusabirane, kandi dushime Imana ikitubeshejeho, dushime Imana ikiduha igihe cyo kugira ngo tuyikorere, tuyivugire, dushime Imana ituma tumenya ko nta handi hari ubuhungiro uretse muri Yesu Kristo. Wowe twabanye rero, Uwiteka kumpera umugisha, Uwiteka guha amahoro, Uwiteka kandi akugirire neza mu buryo bwose mu izina rya Yesu. Data wera, Mana ishobora byose, wakoze kumeje kubana natwe Data mwiza muri byigisho. Ukomeze Data mwiza twigishirize, kandi tugire abagabo n'abagore bafite imbaraga mu buryo bwose, mu buryo bw'umwuka Data wera, kugira ngo twamaze amashimwe yawe. Icyubahiro, gusingizwa bikomeze bibe byawe uyu munsi n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.